nza, sibyo ukabika nza nubwo utayijyana mu matsinda cyangwa kuri banki ngo baguhe keredi ukaba waruhana nza. Igihe cyageze birasobanuka kuko umuntu ubitse nza aratungurana. Kabiri, nza y'Imana, umuntu ubitse nza y'Imana ni umuntu ukomeye bajye bamwubaha. Gatatu, umuntu ufite nza y'Imana, nza ntabwo bayiteza cyamunara. Nza ngo nasanze ari murumuna wanjye kuko we yapfushije ubukwe gucyo gusa ntuwapfushije ubukwe. Oya bamubenze yubatse. Bamubenze nge nabenzwe naguze n'ibishingiranwa. Nabenzwe ngewe naraguze ibishingiranwa. Umusora nkuza w'ibishingiranwa naranabiguze. Itariki ubukwe bwapfiriyeho ndarira ndihanagura. Wateguriwe n'Umwami Yesu tuzatetera wikarite tuzashishira wikarite tuzatetera wikarite tuzashishira. Icyo yanditse yagize gute? Yaracyanditse. Nawe uzagisiba Imana ibumugisha. Haribona arahari, haribona. Abantu bamuganye n'Imana nimuhumure.
navuganye n'Imana akiriraho abandi bapfiriye. Simwanyitabye we ko nivuga gake. Nari mvuze ngo umuntu ubitse nzayimana akiraho abandi bapfiriye. Kabiri, nzayimana nubwo abantu bayikinisha ariko iyo twaje imbere yayo Imana iguhanza. sibyo Ukabika nza nubwo utayijyana mu matsinda cyangwa kuri banki ngo baguhe keredi ukaba waruhana nza, igihe cyageze birasobanuka kuko umuntu ubitse nza aratungurana. Kabiri, nzayimana, umuntu ubitse nzayimana ni umuntu ukomeye bajye bamwubaha. Gatatu, umuntu ufite nzayimana, nza ntabwo bayiteza cyamunara, nza ntabwo ikora impanuka. Nimba ubitse nzayimana, Imana ikurebera haleluya ushyitse umutima mu nda ndi gufashwa ko hari Imana ibona, hari ibibonye ibyawe. Imana ije kuringaniza muri iteraniro. Imana ishimwe byari bitaringaniye. haleluya Ibonye hari imisozi Imana ije kwitsa, imisozi y'ubukene, imisozi y'amagambo, imisozi y'amadeni, imisozi y'urushako, imisozi Imana irayicisha. komera Muri iri teraniro Imana yikijije imisozi y'ubukode. Ndi kuvuga gakeya, reka mvuge gakeya. Hari impamvu iri gutuma mvuga gakeya, ejo nzavuga cyane, reka mvuge gake. Tugiye gushyiraho ibihamya ariko nagira ngo mubwire ngo Imana iturebera aho tutareba, iturebera aho tutagira gute, tutareba. Yigeze indeberera, uriya yavuze ngo nasanze ari murumuna wanjye kuko we yapfushije ubukwe gutyo gusa, ntuwapfushije ubukwe. oya bamubenze yubatse Bamubenze. Nge nabenzwe naguze n'ibishyingiranwa, nabenzwe ngewe naraguze ibishyingiranwa. Umusore ankuza w'ibishyingiranwa naranabiguze. Itariki ubukwe bwapfiriyeho ndarira ndihanagura, Imana irambwira ngo nzakugirira neza. haleluya Umudamu ndashimira Imana ko Imana igizinga amateka ikagira gute, ikazingura yanda aho igejeje kuri tubaye tugize gute, tuyishimiye. Hanyuma rero mbinginge kubw'imbabazi z'Imana muhaguruke dufatanye ibihamya mu izina rya Yesu. Ufite ibihamya nanjye wigwaneho n'izo mashini. Kwikomera amashyi. uri Imana ishobora byose, uri Imana yumva gusenga. Hana yarasenze Umwana w'umuhungu, natwe dufite ibihamya. Uri Imana yumva gusenga, natwe dufite ibihamya. Hari ibyo wadukoreye, natwe dufite ibihamya. Uri Imana yumva gusenga.
gukiranuka uramwemera Imana yumva gusenga iminsi ya kera turayibutse twibuka ibyo wakoze usanga amateka ukazimbura ayandi mwami w'abami aho ugejeje ukora tubaye tugushimiye uri Imana yumva gusenga inyeri yawe yamije tabaza Imana yawe ni ukuri bazakomera bakora iby'ubutwari kuko utarobanura abantu ku butoni mu mahanga yose ukuba bakora ibyo gukiranuka uramwemera uri Imana yumva gusenga iminsi ya kera turayibutse twibuka ibyo wakoze usiga amateka ukazimbura ayandi mwami w'abami aho ugejeje ukora tubaye tugushimiye uri Imana yumva gusenga uri Imana ishobora byose uri Imana yumva gusenga Imana yarasenze umwana w'umuhungu natwe dufite ibihamya uri Imana yumva gusenga abawagiriye neza dufite ibihamya hari ibyo wadukoreye abo wanaburiye uri Imana yumva gusenga abo wahaye guheka Mana wera hari ibyo wadukoreye wowe utanga amahoro mwami w'abanya uri Imana yumva gusenga uri ubwatsi bwakomeye amashiya hari ibyo wadukoreye aribuze ngo tugihagase abantu bavukira mu mujyi tuzamura ibiganza turebe abantu bavukira i Kigali bavukiye i Kigali Imana ibaha umugisha oya muzamura ibiganza ntacyo bitwaye ntabwo mbavuga nabi ni ukuri Imana ibaha umugisha abantu batavukira i Kigali namwe muzamura ibiganza turebe nanjye ndimo naturutse mu majyepfo nanjye we naje muri ya hiyasi mfite n'imyenda mu mbaraje njye nari twegerane njye nari nje kujya umuceri i Kigali kubera ko iwacu ntawahabaga Imana irambwira ngo si umuceri gusa nzaguha ahubwo ngo nzaguha n'ibindi numva muri Nzayimana harimo n'umugabo numva harimo n'abana bata numva harimo n'ibindi byose ndashimira Imana ko igikura umuntu mu kwesa amadongo ikagira umuntu umugore nanjye mbyaye kane ntuye i Kigali ndashimira Imana igizinga amateka ikazingura yandi ariko haleluya icyamukahaguruka ni ukuri tukavuga Imana neza ntacyo bitwaye uretse ufite ikibazo ariko nitujya duhimbaza Imana akantu ko guhimbaza Imana iyo umuntu ahimbaje Imana abadayimoni barahunga iyo umuntu ahimbaje Imana ibaha umugisha rero abantu dufatanyije guhimbaza Imana Zabifuze, wasagaruka
wacu twajye kuri umwami Yesu twikuze muhasabana twabasabana twe